inzego eshatu z'abantu batirebaho. Icyambe inzego eshatu. Inzego cyangwa abantu bari muri izo nzego. Abambere ni abasirikare. Ntabwo birebaho. N'amafaranga bahembwa. Abasirikare turasuje. N'amafaranga bahembwa. Nagangana n'ibyo bakora. Amafaranga koloneli w'u Rwanda ahembwa. TikTok wahanaraye he? Oya, TikTok yemba bakorera nka batanu. TikTok usanzwe yemba bakorera. Kandi umutekano koloneli azana niwe utuma TikTok akora ibyo akora. So ni ukuvuga ko uwo nguwo ntabwo yirebaho. Habe na gato. Uwa kabiri umuhanzi. Abahanzi bo mu Rwanda kugera no kwitorero rikuru ryitwa Ballet National. Byaryo bigeze. Uzi yuko ba performing ubuntu burya amakaminuza adahabwa ingengo y'imari ishyitse. Aba professor aho bagashyize imbaraga mu gutekereza bashyira imbaraga mu gushaka ibiraka byo ku ruhande. Side hustles. Cyane zo mu Rwanda zo n'ibindi bibazo. Ntabwo professor bayimera kujya kwishyura ni bangahe. Ko ikora nimugoroba bavuye mu kandi kazi ari senateri ari ikindi. Yego ariko ugasanga umwanya bihani. Oya ugasanga aba professor cyangwa se aba doctor benshi maze kubona nuko bakora ibiraka i Burayi. Ari ama projet baba bakora bakagaruka ari like resident professors, ariko wareba nawe ayo bamuha kuri kaminuza ntabwo ashobora kugera 1M. Ariko ikibazo kiri heze. Wenda ikibazo mfite hari ikintu kimwe kwiga cyane bitanga nabuze mu bantu batize.